washyize muri twe itangire muri uyu murimo uzawusoza ko wawutangiye birakwiye kugushima Mana kubw'uyu washyize muri twe itangiriro ry'uyu murimo uzawusoza ko wawutangiye abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira kuko watwibutse Imana ntabwo urimo wayije Mana urawuzuza urawusohoza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira kuko watwibutse Imana
gukora Imana ikomeye. Amen. Haleluya. Tubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ishobora byose, wowe ubasha gukora ibihambaye byananiye abana b'abantu, byananiye abakomeye. Niho tuje kuvuga data muri aka kanya. Mwuka wera turakwakiriye muri aka kanya. Ngwino uvugane natwe, ngwino tuganize tukubone, ngwino uvugane natwe muri uyu mwanya. Reka tubone imbaraga zawe, reka tubone ubwiza bwawe muri aka kanya. Tugiye kwiga ku ijambo data wera w'Isirayeli, ntabwo ari iryacu n'ibyawe. Turakwakira data, batwakiriye. Ngwino dukoreshe uko ubishaka, twe gukora ibyo dushaka, tugiye gukora twakora iby'abana bawe. Ariko reka dukore uko Mwuka wera wabishaka, reka dukore uko dushaka. Bigira uwo ritambukira, bigira uwo rizira muri aka kanya, bigira icyo rihindura, bigira icyo rikubaho, bigira n'icyo risiraho data baragasa. Turambara imbaraga zawe, turambara ubwiza bwawe, turambara kunesha kwawe. Turakwakira data Mana nyagasani, turembere wawe wera w'Isirayeli. Turabana wawe, turagusaba kugira ngo uziganire natwe, imbaraga zawe zibane natwe. Turirukane imyuka yose itari myiza, imigambi yose ya Satani iri buze gutwara ijambo ryawe dukuraho. Iyo migambi itari myiza aha ngaha, turagusaba data uyikureho. Reka iri jambo rigwe ku butaka data urikeneye, iri jambo rigwe ku mutima urikeneye, rigira icyo rihindura data Mana nyagasani. Tubone imbaraga zawe. Turagusenze kandi turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Praise the name of the living God. God is good and all the time. Yeah. We thank the Almighty God. Those who are standing, you can sit, but you should still remain here. We thank the Almighty God. Action. We thank Him for the provision. God has been good since day one. We came in this town, and we are just left with a number of days to complete the town. We need to provide the name of the living God, because He has been with us, He has moved with us, He has provided for us, He has protected us, He has never left us alone. Amen. We thank worship team, we thank Vikinaro, we thank the testimonies, we thank you all for being in the house of God. Clap hands for yourselves. We thank God that today is one of our leaders. See all months, you're welcome to the church. Mani Mungu tutakuwa tukikana na watu. Yeah. We are sorry what we operation ya Rwanda mutwabarire, ariko nanone kandi gusaba nanjye ngikoreshe ni ijambo. So bitanga turashimana yabanye natwe mwerekeye bwo cyatangiriye kugeza aya masaha. Turabonayo niba ari iminsi myinshi, iminsi ine gusa cyangwa itanu tugasoza igihembwe cyacu. Abanyeshuri